none baratuza niyo ngabo niho bakunze Kongo na Minembwe kurusha shebuja Tshisekedi. Niba AFC M23 yarasasa uko yigute ntibitangaza ko ni ikizibiti cyuko yatewe already ko leta yarenze ku masezerano kwirasa urabibika kubera iki agereka nkubwire iraswa ry'umuntu iraswa ry'ikintu n'ikintu nka cya gisukoye kugiye barwaniye ubwabo nyine ubwabo bwite ntibararasa sukoye none baresha ubwa mbere mu myaka 5 ayo makuru aje kuduraginga ibirenge kubera iki none se Afrika ifite igisigare cya gatatu muri Afrika Tanzania sinzi imibare iherereyeho sibyo reka tugiremo na za Kenya regaza muri yakarafu bakinjiye bakagenda abo bose barusha icyubahiro oya si ibihugu saba perezida bafite ingabo ntibiyubashye wakwibashye nk'abandi se ingabo z'abundi zahondaguye ibinyafuka abasirikare ba leta bari bugendaga biba urumva ntibaba barakubita ko batagabanye neza kuko nabo nabajura ingabo z'u Burundi agaca muri Uvira hatarahe mu 23 ashaka kugera ku ipfundo ry'abantu barugeze sibyo yego aho saha mu 23 uyirava herero mpaka ku bugari no mu muhogo afite kuvuga ino ntambara ya Kongo ntabwo bigombera umuntu ngo umuhinga ngo umutekereze w'igitangaza ngo kwirwana cyangwa se kutayirwana twaye nako nuguhanira kurwana kuko nibyo ugatsinda ariko ugatsinda umaze abuzukuru umaze abana umaze ikiri abantu kwenjoyinga intsinzi no hakabura umuntu uri ubyina intsinzi muhataniye kurwana. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Masha ngaba mbonye amakuru ngezeho ati AFC M23 urumva ngo ejo AFC urwego rwa gisirikare rwa AFC M23 rwarashe indege y'intambara ya Kongo Sukhoi 25. Source kavuga iti twakoresheje bumwe mu buryo bw'ubwirinzi bwo mu kirere twafashe nyuma kwigarurira umujyi wa Goma. Ati indege yagonzwe na misile mu ntera birometero 45 ngo birangira ihanutse. Nkibaza ko nejo nabwo twabonye ko noneho indege za FARDC yego zari zateye mu birindi zarashe zarashe mu birindiro so babibonye tukibaza ese nabo babize strategy zindi nshyashya bati natwe turaza kubakoramo akazi. Uri kubibonamo iki ibi ngibi? Icyo mbibonamo ishobora kubona propaganda yego urumva zikaba ahubwo ejo zabakoreye ibintu bitari byiza bagahitamo kubitangaza kugira ngo ko tuzi ko kenshi hari igihe bahita bihakana bariya bagabo ba FARDC ariko guhakana kuvuga kurasa Sukhoi kugira ngo byumvikane neza drone zararashwe ibifaru byaratwiswe sibyo ariye berekanye kubanza ari ifata isanzwe drone zaratwiswe Sukhoi bafatiye Goma ishobora kuba ni yarashwe n'u Rwanda igakomereka wenda ibintu nk'ibyo ngibyo ikangirika ariko M23 irashe Sukhoi ntago byakumvikana kwa Marshal kurasa Sukhoi mu bintu bijyanye n'intambara ni nko kurasa cira umwami kuko Sukhoi yahangayitse mu 23 kurusha no cira umwami yego ni nko kurasa amasunzu urumva kuko ni uzohereza ni nko kujya gute Sukhoi mu ngabo zigwanira mu kirere urana ko zazonze inyeshyamba yego cyangwa bazonganye vice versa ntago ari ibintu rero biza kandi ni ikizibiti cyuko barimo guterwa na leta mu gihe bahagaritse imirwano yego Sukhoi ikiraswa sibyo igicumba mu kirere cyangwa icumba gute itangazo ryaba ryasohotse ririho n'isaha n'umunota ndetse hariho n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo niba AFC M23 yarasa Sukhoi gute ntibitangaza ko ni ikizibiti cyuko yatewe
already ko leta yarenze ku masezerano yego kwirasa urabibika kubera iki ngo bikajya kuvugwa n'akana wenda ntawamenya bizanavuga imbura zirafatirwa kasika zigafatirwa hehe zigafatirwa buhumba abasirikare b'ibituba bakifotoza uzi ko ariko tujye tuvuga amakuru nk'abantu bavuga intambara uzi ko kurasa umuntu warashe Sukoyi urumva sometimes ashobora no kutazamurwa mu ipeti agapeti karundura wayishyize hasi reka nkubwire nta Sukoyi yarashwe ntabwo byagaseseshwa rumburi ntayo bayirasiye yiriwe barasa ahubwo iyo za Karembe nayo hose niki urumva ngo hari ibindiro bya M23 ejo byiriwe bigurumana rwose kandi byarashwe niyo Sukoyi sibyo Sukoyi yabateye bibagaseshwa ubu France 24 yabivuga Al Jazeera bivuga CNN yabyanditse New York Times uzagire Times ikindi kintu nk'ibyo ngibyo reka tuze kukureba ntawamenya kuko n'ubundi amakuru si nibavuzwe ronaha gereka nkubwire iraswa ry'umuntu iraswa ry'ikintu n'ikintu nka cya gisukoye kuva igihe barwaniye ubwabo nyine ubwabo bwite ntibararasa Sukoyi none bayiresha ubwa mbere mu myaka 5 ayo makuru aje kuduraginga ibirenge kubera iki Mbese bagize nabi se Ese umuntu yivuga imyaka akivuga ibigwi yahoze no ahubwo giye mbabona ibyo ngenge no kuyobya uburari bashobora kuba bahanganye n'ibitero by'intambara zikomeye za Sukoyi kandi ni byiza muri cadre morale kudaca intege ingabo ukabeka ko Sukoyi ari ubusa ndetse nimwe utangiye kuzihanura n'iki byose rega ruhita byemera Sandri akabyemera gutyo ntirirwa na verify ariko je ntabwo ibyo wabimbwira nta Sukoyi bari barasa bayirashe ntabwo byamara reka tubyemere ko byatinda bakanyuka bakibyandika ubu buringoma n'ibyo yakaba yanyandikije ntiyanyandikira arimo asabana n'abaturage urumva no se gute nese icyambere nta soni biteye icyambere ni defensive ntabwo M23 yabateye leta ngo ngo yarenze ku masezerano noneho nibyo gufata ahantu bitemewe kuko mu bintu M23 igana na leta ya Kinshasa harimo kutagura imbago barimo kuzagura se nese nibanga abantu barimo kubitangaza none kurasa Sukoyi so kwagura ikindi kirindiro no gutsinda umwanzi kandi mu buryo buri defensive utavuga ko wamwanduranyijeho kuko ntago misile zawe zagiye ngo zisange Sukoyi yahiparitse yaje kubatera murayirasa utindanye mu makuru akarinda bumuranze kireka nta communication ugira ibyo ni persuasion ni nko kuyobya uburari yego ahubwo gicyo nkuramo mbona ko bahanganye bikomeye n'ibyo bitero by'indege ariko kuvuga ngo wayirashe ni nkuko leta ya Kinshasa yaza ikarasa mu ifamu ikagenda ivuga ngo turabamaze urumva yego ngo turamaze abantu tugize gute byahebye bakajya so ndetse aho mbona ko ubu tuvugana ngo mama 23 igeze mu marembo y'umujyi muto wa Mwenga amarembo ni iki ariko ejo ari ku birometero 3 amarembo ni iki umujyi wa Mwenga uri kikaraga centre bavuze ko ikirimo se nibura ngo hakavuga ko abasirikare bo mutwe FC bageze mu gace ka Chidasa nihe Chidasa bahamaze iminsi amasaha hafi 48 yego ni muri izo nkengero za Mwenga ubu bura nk'igihe kingana ute winjire muri baravuga 3 kilometero fata 3 kilometero se nyenya ibirometero 3 bigendera n'amaguru mu minota 15 wabije no isaha ni make no isaha ni nyinshi 3 kilometero ni bikeye 3 kilometero ni ikibuga cy'indege cya kibuga cy'indege cy'Ikanombe gifite ibirometero 3 n'igice ubwo uri kuva mu Giporoso kugera ku wene nko kuri military ni hafi urumva nimbona ntuzaharasa simbigombera nimbona ndende ahubwo giye nyine none ejo bari ku birometero 3 icyo bita inkengero kindi niki inkengero zugiye kwa nakagezi n'ikiraro niki ifo specifiye amakuru y'intambara giye kuva ejo nabona ko M23 iri muri Mwenga buya bihagije kuko ibirometero 3 mwagaba ibitera isaha yose mwashakira mushaka gutereza ngo bwire mushaka gutereza ngo buke bitera uko mwapanze intambara yanyu ikindi mushobora kurekinga bakabanza bakumenya ne leta yateze ibisasu sibyo yego none se Marshal hari ikintu ndi kwibaza rero bari Mwenga rwose Mwenga nabonye video ushobora ko sinzira yarayibonye FRDC biruka warayibonye aho banavuga ko ngo yari tezwe ambush imodoka yari itwaye abofisiye bakuru ngo bakayirasa yego warayibonye video yuko babarashe yego Mwenga FRDC ndi bamaze guhunga yego ntabwo ayibonye Nonatse amavideo menshi manyazi ushaka uratubwira amagani nicyo cyiza cyane
ariko ngeza rero kuko ngewe nta rumuri rwinshi harimo kandi warwaye amaso ngibuza bireba ngo ukabibona uri kubireba icyo nzi cyo biragoye kwemeza ko iyi video itaba ari nk'iya mu mujyi munini uruta Mwenga kuko FRDC iri Mwenga yarasahuye iriba sibyo yego nizo muvoma za FRDC mu mujyi wa Mwenga bakomeza bajya na Kamituga barahibye kuko uva Mwenga ujya Kamituga gusa mbona hari ikintu kimeze nka Mwenga ebyiri Mwenga Sud na Mwenga Nord yego icyo cyo ariko ni muri territoire ya Mwenga ariko uwo mutuzo iyo ordre imodoka y'intambara ambulance nyuma ambulance imbere urumva ntago ariyo activity yabereye muri Mwenga habereye bujura budakeneye kuvuga ngo dutwaye imbohe dutwaye inkomere dutwaye ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero izo muvumo ebyiri nubwo zitabujijwe ko hanyura ambulance ya gisirikare n'imodoka abandi bakaniba icyo wenda ntabwo nzakubigira ko bidashoboka ariko iyo video ndabona isa nk'ari mu mujyi munini rwose yego umujyi munini wenda waba waratewe bikagenda gutyo wenda ntabwo ubona se hari ahantu ko hameze nk'ahari access imihanda minini mu mujyi yego urebye iriya video erega ibimenyetso nabyo biba bikenewe ariko Mwenga irugarijwe barasahuwe aha ingabo zasahuye zikiruka n'ubundi ni ukwifata neza hari ingabo zakwiye position za leta zirukanse zikaniba za Kamituga abo bantu ingabo z'abundi zahondaguye ibinyafuka ari abasirikare ba leta bari bugendaga biba urumva ntihaba barakubita ko batagabanye neza kuko nabo nabajura ingabo z'u Burundi nazo ziza abaturage bo muri Kongo ariko hari ikintu nyine nkunda Sandri duhora tunahanganiramo nawe sibyo kuvuga ngo Mwenga yabaye ikintu cya rutura sibyo yego ni centre irimo ibiro bya territoire ntabwo ari akana nkuko amasi centre yafashwe tukabimenya wareka ari centre ikinjirwamo usiko baje kwivamo nyuma en fait urumva hari meaning ariko nufata imbaraga za M23 imirwanire yayo imyirukire ya leta n'abarundi Mwenga ukavuga ngo baraye mu metero 3 none ngo barimo kuyoga runono ngo bayigeza mu Mwenga ni igiki ko abasirikare mo birukanse ahubwo uziko buriya bano M23 ashobora gukina tactique bakayizenguruka bakayidoginga ntibayinjiremo bakajya gufata ahandi bakajya nka Kamituga batigeze bikoza mu gasantere ka Mwenga erega mu ntambara abantu bajya babona intambara ku ma video n'ababonye intambara live abantu bajya babona ingabo zinjiye mu mujyi bakibwa ko za mbere zinjiye muri uwo mujyi guteze ziba zarawuciyemo zarakomeje ahubwo nge nkabona ko turaza kubimenya ko bashobora ko bararenze Mwenga buriya abagenda mu misozi abagenda mu migezi mu mashyamba ni naho hava ya mambusho bavugaga mu kanya mukamuzi ngo M23 yigeze Mwenga kandi yagize nk'ibirometero 5 urenze Mwenga mukagenda mwiba abaturage mugira gute mwidayinga ngo turabacitse bakabakubitira aho ngaho ariko ku ngabo zirwana izo ziba zibizi Marisha hari ikintu ntasobanukiwe umfashe ukansobanurire ni na mpamvu wenda witwa umusesenguzi mwiza hari akantu nabonye uvuga ngo uvira mu nyuguti ya U ni U ya U yego nkibaza hari U na O harya ubwo uyishatse kwago wowe yaba ruziga yego uvira mu nyuguti ubu ni igice cy'uruziga ubibonamo iki nk'umusesenguzi ariko ibintu mpora mbikwereka hari naho umunyamurenge yabinyandikira ndabikwereka mpora mbisobanura ntango urugero rw'umuheto icyo kintu umuheto ntabwo ari U iyo urebye umuheto ubona atari nka U yego uretse uriya murongo ubaho ushushanyije n'abakindi cyagutya uretse uriya mugozi w'umuheto niba bawita injishi ubwo ni uyu umuheto uyihese ntuba ukoze inyuguti ya U yego igice cy'ukwezi si inyuguti ya U okay no kuvuga ngo offensive na defensive offensive no gutera umuntu igitero yego defensive no kurwanya igitero kiguteye we defending yego hanyuma rero wera kugira ngo abantu babyumve neza si n'ibintu bigoye iyo uri Kamanyora sibyo yego noneho urumva ni hafi na Bukavu uca umurongo umanuka bayita RN5 umuhanda wa 5 uvi Bukavu ujya uvira ukomeza iyo za Fizi uwo muhanda ugenda ukurikiye plane ya Rusizi uko umugezi wa Rusizi umanuka kujya muri Tanganyika sibyo yego wendo ujyana za Baraka wa muhanda urumva ubuciye umurongo uwo murongo wawuca nubwo wenda mu bintu bitagira Baraka ariko nibura hano bitazarugezi urumva hasatira Baraka urumva wa murongo w'umuntu uri Kamanyora agakurikira Rusizi agaca muri Uvira hatarahe mu 23 ashobora kugera ku ipfundo
ry'abantu barugeze sibyo yego aho saha ya M23 uyirava he rero uyirava kuri Kamanyora ice Warungu yagarutse muri Kongo ndani ice Mwenga urumva yego igere Minembwe ice izagire hehe yarugeze fata umuheto uwurebeshe nk'umuntu urimo kurasa umuheto apana wowe urimo kukurasa yego sibyo narakubwiye ngo harya kurya umuheto uba wigonze umwigondo wa mbere aho uhera ari naho injishi ya mbere hambiriye urumva ni Kamanyora cyangwa za Ruvungi hariya umwigoro wa kabiri sayidi y'ibumoso bwawe urasa umuheto urumva iri Rugezi handi wacomekeye umwambi mu njishi ni Uvira aho umwambi utunguka kuri wa mwigondoro w'umuheto kuzengurutse ni mu Ndondo cyangwa se n'ahandi hantu wenda runaka niho M23 irimo kurwanira urumva ya uyiruwe rumvikana yego ariko yaba neza M23 igeze bita Baraka kuri Tanganyika sibyo kugira ngo noneho uri Kamanyora straight abe yareba afite kimbonesha kure abe yareba barebana ndavuga uciye umurongo urambuye kandi pe umuntu wagushyize muri kubivanamo byakugora amahirwe bano bantu baba bafite kuko nagoma niko yari gose kuko uyagoma yego ijisho imwe yari Sake sibyo yego mu nda y'umuheto mu gituza harimo ikirunga indi hambiriye kibumba hanyuma wa mugozi ndize wanjisho y'umuheto ikaza ku mupaka w'u Rwanda yose no ku Kivu ukongera ukagera Isake cyangwa se ukagera za Karuba cyangwa ukagera za Muremure na hose ibintu nk'ibyo ngibyo ni impamvu leta twatangiye gusesengura Goma yarafashe umwebwe nabwiraga abantu barabizi ku manywa y'ihanga uko abantu bari muri Goma badashobora kurwana ubushoni bafite ari kurambika intwaro guhunga no kwirukanka ko nta mirwanire nimwe bari basigaranye kandi no mu Ruvira no kubimeze yego ahubwo njya nibaza tutanakomeza nyine njya nibaza ibintu Marishal azi kuki baratuza atabizi kandi nyine ari umujenerali ntabwo ndi generale ni gute abantu bakubitwa banyagirwa bagira gute abantu barabagose babareba ntabwo mbizi rwose kera rero noneho kera nkivuga ibintu mazina yabyo ubanza amaze kuba diplomate cyane najyaga mvuga n'abo bantu simbatutse yego simbasuzuguye ariko bagatinga nk'indagara kabishwa mwana zikunda ngo nizo urya zikureba harya uruba rukanuye kubita ku muraga rukanuye niko ugashyira ku isashwara rukanuye isashwara yize isashwara ni ipano séchoir séchoir en français sécher yego aho sécher aho bazamukiriza bakubita ku kazuba yego rukanuye mpaka ku bugari no mu muhogo afite kuvuga ino ntambara ya Kongo ntabwo bigombera umuntu ngo umuhinga ngo umutekereze w'igitangaza ngo kwirwana cyangwa se kutayirwana bakugutureba bajya hanje nibaza nk'abasirikare b'abanyafrika y'epfo n'abatanzania n'abarundi babaga muri Goma n'iki byose sibyo mwarane gukubite mu 23 ngo muyikure Kibumba abanyakenya bakimara kuhava ingabo zari ziri Kanyamahoro ntizakuyemo mu mabere y'inkumi ntizakuyemo hose muraho ngo murakanuranye ngo muri make ngo muri intwari ko ngo Kanyamahoro itarafatwa ngo namwe ariko ngo kandi ngo no bira bishobora no kuvugwamo no kurangazanya yego bakajya bakurangaza kugira ngo igitangaza ngo Kanyamahoro araniranye kandi bazakurasira Sake cyangwa bakabusara n'ahandi aba bantu n'abasirikare kwere kugeza ubwo babafata amatekwa mugahunga imburagihe mukagira gute mu mupfapfa mwagumye kubikora mbere politika rubundi nka Goma yashobaga no kudafatwa abantu bakemera ibingibi byaduha Goma itarafatwa leta ya Kinshasa ibiganira iri muri position de force kuko yari kubigifite umujyi yayo yego yose ni naho na za Bukavu ariko reka tuve muri politika dusubire mu gisirikare nk'ubu umuntu uri muri Uvira ategereje kurwana ibiki ndashaka kumenya kandi wumva ngo abarundi bagirimo barakaniye ko batakaniye Kibumbaze na Goma ko bari bahari ati turya dukarabye ntimuzayifata nujye ubibona none se bazakora iki ko bakubiswe umuntu mu kicanga bakubitwa Katana bagakubitwa Numbi bagakubitwa Nguwa bagakubitwa Minova bagakubitwa Airport Kavumo bagakubitwa Rubaya nibo bari bayirinze bo namutayomba aho batakubiswe se nibaza bazabuzwa n'iki gukubitwa gusa se ahubwo ukubitwa iminyafu ntazi namwe n'ubwoko bwayo ahubwo ndibaza jewe urumva yego hari ibiganiro dukunze gukora nka 80% iriya syndrome mpona nyigarura urumva yego
iriya syndrome de Proust urumva yo kurwana ugamije intsinzi utazabenefitinga. Uzi ukuntu basobanura iyo syndrome? Iyo victoire nako ni uguhanira kurwana kuko nibyo ugatsinda, ariko ugatsinda umaze abuzukuru, umaze abana, umaze ikindi cy'abantu bari kwenjoyinga intsinzi. No hakabura umuntu uri ubyina intsinzi muhataniye kurwana. Ntabwo urwana nk'injiji. No kuvuga ngo niba abarundi bashaka iyo victoire nta kibimaze. Icyambere cyo muri Uvira murahasebera. Mbisubiremo ya video mbivuze kujura gatanu. Igihe muturage wawe wa Kavimvira sijui niba Katumba nare hose mu Gatumba ari buri ngabo zawe ziruka n'amambulance, impetso ziheka abasirikare, abakomeretse bavirana bagira gute. Sande kusandrika nkubaza ibi tuvuga abantu bava tubivugana urwango, ataka tubivugana ubwenge, abantu baje bagira ubwenge. Iriya ntambara muri Uvira abarundi bayikuremo baraseberamo, birabetera ikibazo gikomeye cyane. Ariko kubera kugira ya syndrome, kugira ya bwa burwayi bwo kumva ko ndarwana kugeza kuwa nyuma nsinde intsinzi maybe idafite uyibyina. Ingorane zise neva bizagenda bite none? Ngo uvuze ko ngabo president we bizagenda bite? President zakomeza ba president, ariko abaturage bazaba kirazira kikazirizwa. Ukwiye kwirinda ko ingabo zawe zibe imiliye zibura ukoza sone ku baturage n'ikimwaro, kumwara imbere y'abaturage bawe. Kumwarira kicanga yoke ntagara abarundi, kumwarira kiwanje it's okay, kumwarira Minova, kumwarira hose it's okay. Barabibona ku video nk'abandi baratuza avuga ati na amatiku n'ukubeshya. None se abakwe n'abavandimwe n'iki byose batangira kuza kwakira babo no kugira gute no il faut faire attention. Intambara bashobora kuyivamo bakabana neza n'abakongomani. By the way bakabwira Tshisekedi bateho twari tuyijeje nahanga twariye nayo ngayo, sibyo? Narabikuvuze mbisubiremo, ntibiteye ikimwaro kuko president yishimiye yavuze ko abakongomani bakubitwa na M23 nk'impene. Yego, sibyo? Naho bakimara kuvuga ko bakubitwa nk'impene kugira ngo nadakubitwa nabo nk'intama cyangwa impene cyangwa nk'imcyisi cyangwa nkabihehe cyane iki byose, yakwiye gutaha gacyura ingabo. None se Afrika ifite igisigare cya gatatu muri Afrika. Tanzania sinzi imibare iherereyeho, sibyo? Reka tugiremo na za Kenya regaza muri ya karafu bakinjiye bakagenda. Abo bose barusha icyubahiro. Oya, si ibihugu saba perezida bafite ingabo ntibiyubashye. Wakwibashye nk'abandi se? Abo ngora gukorwa n'ikimwaro gutava kukubiswe ngo n'abantu ushyiramo abanyarwanda abakivuga abagira gute batazaguseka. Please uzasekwa kandi uzasekwa nabi. Ikindi cya kabiri nakubwiraga nakivuze na kare nuko ibyo iyo ubikoze pour prévenir que uzagira ihangana ritanga litagira intsinzi itagira imbyino. Urumva uri mu saving amateka. Inzigo ni ikintu kibi cyane. Muri yanjye ndeba ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zihangana n'ababitero byo muri Kongo zirasabira bisasu byo mu kirere. Urumva? Yego. Hari ikintu uhita utekereza. Yego byahitanye abaturage bacu, ariko nk'izo ngamba zidahari bakikuba nk'inshuro 10 waba ureba icyo kintu ikibazo uteje ukuntu kingana. Kuko byanze bikunza umuntu yagiye bakonga bati ibisasu byaturutse muri Kongo byagize gutya byampitaniye umuryango n'ubwo siri biba bigihari. Urumva? Icyo kintu kibagiye ntabwo giye ntakwibagirwa ngo umubyeyi wanjye umuvandimwe wanjye yarashwe n'izo nkebebe zo muri Kongo. Ariko ububwirizi bwabayeho mu kwirinda rero ntabwo ngira inama Burundi ntabwo bwangishije, ariko mushoboye mwanakoresha uburyo muri politike none mukirinda yuko mwazagiranya amatiku n'abanyabuvira bazaba ngo twicishijwe n'abarundi. Abanyamurenge bazavuga ati babavumira ku gahera n'ikindi muzakenerana kuko bari amenembwe kubaho idafite Burundi biragoye. Ubundi kuba budafite minembwe biragoye ntawe uzimura undi. Ntabwo ntekereza ko amakamyo ya provision na Uvira azashikampara cyane. Urumva? Azakenera Tanzania Kobero Burundi, ibyo byose abarundi bagenda basoresha imihanda yabo si inyungu. Yego, hari bizava muri Kongo buri kimwe cyose. Ni iyo umuntu aprevenir ikintu biramurya ntasinzira. Yari umuntu abihene, yari ihene abinka, yari inka b'impyisi, bimutwara iki guprevenir ikintu izima tu ngo twemeranyije na Tshisekedi ko yirukanse. Ese ubundi reka mbaza ko Tshisekedi yata agidoha akagana na M23. Urumva? Wowe nanoko the boss yagiye dohugana na M23 FC ku cy'Uburundi bwanga imishyirano na M23 kandi shebuja baganira. Marsha no ubundi ushaka kwiyambika kwisinga amarangi aruta Tshisekedi. Nibyo nakubwiye bashaka kuba abashe abamezirima kurusha shehe. Byakunda Tshisekedi afite ibyabo ko babyubaka birabareba, ariko agiye doha
sibyo wowe wanyuze muri iyo nzira ukamenya ngo uriya mujama yize kuvuga ngo aramuhenda escalemushe patati ibyo yavuze byose abitare pante ibyo yabise byose none baratuza niyo ngabo nibo bakunze Kongo na Minembwe kurusha shebuja Tshisekedi wemera n'ejo bundi ku itariki 4 December Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bazajya i Washington. Abarundi kuki bashaka gusigara nk'ikirongwe cyasigaye ku nka inka ariwe kera. Marsha nabonye umugabo yitwa Bunyo. Urashaka kuruhuka no kurara heza? Gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.